Twakiriye abandi bantu baturutse muri True Promises kugira ngo muzane imbere mutubwire n'amazina yanyu. True Promises ashinzwe ibijyanye n'umuziki muri True Promises mwakoze. Yabanze tumure gukererwa azira kotezo ngo neza ndumva True Promises. Twabakiriye ndagira ngo rero tudatinze twakire Prison atubwire Easter experience uburyo yerekwa byaje, why Easter experience, why ahangaha, why gukorana n'aba ngaba, ibyo byose ari byiza. Murakoze, ndabanza kwishimira mwese itangazamakuru n'imiryango muhagarariye itandukanye, abapartners, abaterankunga turi kumwe uyu munsi. Ndanezerewe kubabona muri iki gitondo. Amazina yanjye yitwa Prison Silva, nsanzwe nkora nyobora kuramya no guhimbaza Imana mu itorero rya New Life Bible Church rya Kicukiro. So turi hano ubwo gufatikanya namwe gutegura Easter Experience, igitaramo kizaba ku iki cyumweru kuri Pasika itariki 20 z'ukwezi kwa kane. Igitaramo cyiza twitezemo ibihe byo kuramya no guhimbaza Imana. Dufite abaramyi batandukanye, dufite Papi Clever na Dorcas, dufite True Promises, dufite Ansel Tuyi uturuka muri Restoration Church, nanjye nzaba mari. Dufite ibihe bitandukanye, dufite dutandukanye. So impamvu za mbere z'iki gitaramo, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ishimwe n'imbabazi zayo nyinshi kuko yatubyaye kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubeshejwe n'urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. So Pasika ni ikintu gikomeye kubizera, ni ikintu gikomeye kubizera. Urupfu n'izuka bya Yesu Kristo ntabwo ari content gusa, birenze content, birenze concert, ahubwo ni ikintu cyahinduye ubuzima bwacu nk'abizera. Ikindi ireba n'abatizera kuko kuzuka bivuze ibintu bikomeye cyane. Hano hari igihe, reka ntabwo urugero rworoshye, iyo uhombye next time ukunguka nabigeranya n'umuzuko, twakoresha ingero zitandukanye, ariko tuzaba turimo turizihiza icyo kuzuka kwa Yesu Kristo. New experience ni ukugerageza amahirwe atandukanye na venues nshyashya kuko byose biradufasha muri uru rugendo. Iki kibazo yari yambajije ni impamvu nahisemo gukorana n'abantu. Dufite abahanzi benshi beza, ariko last time twatumye abahanzi benshi, this time twalimitiza umubare kugira tugire umwanya uhagije. Ntabwo tuzaba dufite igihe kinini cyane, amasaha menshi cyane hano. Dushaka gutangira kare, mbonero no gukangurira abantu kugira hano kare kugira tuzatahe kare, sibyo? Tuzaze kare saa 8 imiryango izaba ifunguye, saa 10 gutangira, ariko tuzaze kare hanyuma dutahe kare. So murakoze, ijambo ndumva narisubiza Fidel. Umuntu tubonye aduhamagaye kugira ngo tubane muri concert. Buri gihe rero iyo ugiriwe ubuntu bwo guhamagarwa, iyo uri umuhanzi ukagirirwa ubuntu bwo guhamagarwa n'undi muhanzi kugira ngo mukorane muri concert, cyane cyane iyo ari nini, biba ari ibintu byiza kuri wowe. So niyo mpamvu rero akenshi ubona dukunda gukorana na Krizo, turumvana spiritually kandi tukaba turi n'inshuti nyine, turahuza. So rero ibyo mwakwitega nk'uko yabivuze, azaba ari Pasika, ni ukuza guserebura ko Yesu Kristo yadupfuye. Murakoze cyane. Murakoze. N'urukundo Kristo akunda True Promises, ariko buriya hari umuntu Imana turiho kuri atubonamo bituma buri gihe dutekerezaho, cyane cyane ko mu matsinda ari muri iki gihugu kandi turi kumwe n'abandi beza bazi kuvuga Imana nk'uko natwe tubivuga, ariko kubera ubwo buntu bw'Imana wenda ashobora kuba tubonamo kugira abadutekereza. Ni concert ushize twari kumwe, n'ubu ngubu yongeye kudutekereza. Iyo rero tubonye calling yiwe
twumva umutima unezerewe kubera ko aba yongeye kudutekereza natwe turamukunda mu by'ukuri niyo mpamvu tutahwema kumwitaba twiteguye rero kuzakora igitaramo cyiza dufatikanyije nawe cyane cyane ko ari muri Pasika turiho turategura indirimbo nziza zijyanye n'umunsi tuzaba turiho wo kwibuka urupfu rwa Yesu Kristo. Murakoze cyane, ntekereza ko ku cyumweru bizaba bimeze neza turi kumwe na Kristo. Yego, murakoze cyane. Gikondo bari bataraho bari gusengera ubu ngubu asengana n'abashumba bamuhumugisha bemeranya n'iryohereko ko byaba byiza amatorero yose yo mu Rwanda kuri Pasika agize igitaramo ahuriramo bakiziza urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Kuri Arsene Tuyi akora ibitaramo kuri Pentecote iba iminsi 50 nyuma ya Pasika. Iyo Pasika ibaye ubara iminsi 50 nibwo haba icyo bita Pentecote, kuko Pentecote yabaye hashize iminsi 50 Yesu azutse. Rero Tuyi ntabwo yigeze akora igitaramo kuri Pasika, ahubwo ko byegeranye na Pasika dushobora kubyita kimwe, ariko we kuri Pentecote araza nawe kugera hano. Ngira ngo kuri Pentecote n'ubundi afite igitaramo kiba buri mwaka, bose rero nabo mu itorero rya Restoration Church. Rero ngende muri uwo murongo nari nanabyibagiwe kuko guma mu rugo yazanye akantu ko gutuzamo gakeya igitaramo byakomeza kuba. Nyuma yaho rero uriya kiriya gitaramo nakoreye muri BK Arena nari nagiye kuhambukinga nshaka Pasika, nsanga harimo Wangeriya ababyibuka ari abaye ku itariki 31 z'ukwa gatatu. Nicyo cyatumye nakora kuri Pasika, ariko itorero rya Restoration y'abapasiya abashumba icyo tugamije ntabwo ari krizo, icyo tugamije nuko amatorero ajya hamwe, kuko n'umunsi twemeranyaho. Nifuza n'abamari n'ahari ko haboneka abantu birukangana rino yerekwa tugaprovidinga umwanya wo gusuka imitima yacu wo kuramya Imana regardless amatorero duturukamo. Rero ntabwo nibona ko ari ibintu byanjye, ntabwo ari ikintu ndi kubaka cyanjye, ni Imana nikomeza kuko iyi ni business y'Imana. Of course ndimo ndayiheka dufatikanyije namwe, ariko nifuza ko ntabwo nibona nka krizo ubikora buri mwaka, ariko nibona naho bizajya biba buri mwaka. Nshobora kuvuga ni njyewe byanamusiza, ariko dufite partnership n'abanzi batandukanye, twaba duhari tubibone nk'ikintu kigomba guhoraho, tugishyigikire, tuze mu mwuka umwe, Imana ikomeze kuduha abafatanyabikorwa inkunga zose dukeneye, kuko ni ibintu tunezerwa guserebura. Iyo niyo background natangaga kuri Pasika. Hari ikibazo wambajije kuri Pasiya, ikintu mwigiraho. Pasiya yakoreye ibintu mu itorero rye cyane. Nanjye rero nk'umuhanzi ikintu kincalenginga ni gute managinga relationship ya church aho ndi, uburyo servinga abandi n'inshingano zanjye ku giti cyanjye. Ariko ikintu mwigiraho yagumye mu itorero rye muri concert ze zose, umushumba niwe wabwirizaga, ni ibintu bandeba namwigiraho. Hari byinshi cyane, ariko icyo ngicyo kimwe ikintu gikomeye cyane. Ikindi kibazo cya ibanga ukoresha, ibanga nkoresha, mu by'ukuri ibi bintu byarantunguye. Ngiye kuri imyaka nabone nasabye Imana ko nzaba umuhanzi, numvaga vision ifite ari kwiga no gutera imbere, kuko ushatse kubona amafaranga ntabwo nakugira inama zo kuza mu muziki. Ushaka gukora amafaranga meza hano ntabwo nakubwira uzutegura ibitaramo cyangwa ushore mu makonsert n'abakubeshye pe. Ni nkuko namwe hano muri abagabo abasore n'inkumi, ikintu nashakaga ni ukwiga no kuba nakwikorera ibintu bitandukanye kugira ngo n'amafaranga. Ibintu byo kuririmba ni nkuko waca ku mboga za kimeza. Njyewe ntabwo byari inzozi zanjye pe, ariko inzozi zanjye zari kuguma mu rusengero ndirimba nk'abandi nkuko turirimba. Nyuma ya lockdown rero nsohoye indirimbo, abantu barabikunda, baranshyigikira, n'ubu baracyashyigikira. Mu by'ukuri nta formule mfite, ni kumwe Imana ikwikundira gusa ikavuga ndakwihereye tu, ariko nta banga, nabamubeshye pe, nabavuze ibintu ntazi. Ariko nyamara nyuma y'imyaka 20 hari ikintu nzaba maze kwiga, nshobora kuvuga ati rero bahanzi ese umuntu umaze umwaka 2-3 ntangiye ibintu byo kugira abantu inama. Mu by'ukuri ntabwo ndagira inararibonye, ariko nimara imyaka 10-15 and I'm serious, nzaba mfite ijambo, nzaba mfite ubunararibonye, nshobora kwicaza abajene nkababwira ati you can do this, kuko nanjye ndacyari kugerageza n'amakosa nkora cyangwa yo mubona mu bintu twateguye, turi kwiga kubitegura. Ntabwo tugira amatima ahambaye, ni twebwe namwe tubikorana. Rero sometimes mujye mutwumva kuko ni ibintu turi kwiga
cyakoze bimaze kuza biri kugenda biza haro tuzagera tube perfect ben atanga n'inama ku bantu ukunze uko babikora ariko for now ndacyari guhinyuzwa ndacyari kwibuka ibintu babikora ariko mbaye ndutanga inama navuga umuntu ntacike intege niba ufite inzozi ujye ukomeza dreaming ujye ukomeza urote ntugacike intege pe yego uriya yari yabajije ngo relationship yawe na papi suko yaba yaraguhaye platform utaramenyekana nukuri reka mbyemeze nukuri papi ntaraza no kuri platform itorero ry'Isengeramo ADPR Ntora bakunda kuntumira bamunyuzemo ni ibintu byampaye platform yo kugera aho ngeze ni ibintu byatangiye mbere ya yuko nza no muri music ndibuka rimwe yeze gutera comment ku video kanje ka YouTube byereka karitse yose navuga guys do you know what pike baya yateye comment byari byiza cyane mu by'ukuri mujye gutera comment ku bintu dukora kuko ntabwo uzi ikintu ukoze mu buzima bw'umuntu ariko ubona afite nka views 300 200 ibaze kubona nuza ya Papi Clever comment naragira n'abasubscribers 2000 ejo ndi ruje 100 ariko icyo gihe we yari mu 100 na mbona iyo comment noneho kuri YouTube murabiza barakanuka ka verifies byahinduye ubuzima bwanjye ishobora kubasetsa ariko mu by'ukuri niyo myumvire niyo level narindiho akurabona umuntu kugukunda kumusupportinga kuba hafi you don't know ntabwo uzi ikimana yakora mu buzima bw'umuntu so byatangiye icyo gihe rero and buri gihe muhamagaye ntabwo nahera kuba hari abahanzi biba bitoroshye kuba approachinga kandi ibyo turabyuba papi rero bitewe n'iyo partnership ko gukorana buri gihe tugiye gukora ikintu duhaguruka hamwe nka team murabyibuka muri concert ishize company ya inkunga iri hejuru ya miliyoni 5 kuko company niyo yakoze production y'ama video Credo nibo ba recordings ama video yose nakoreye muri arena and azana bande inkunga ikomeye cyane yari mu batera inkunga nubarimo ariko azagira igihe cyo kubasobanurira ntabwo ari ibanga twarabivuze kuri Credo murabizi ubucuruzi bakora ariko uwo muntu nk'uwo ntabwo wamutakaza kuko burya ikintu wungukiyemo ntabwo wakireka ikintu wungukiyemo ugomba kukibungabunga ukacyuhira mugakomezanya mpaka ntabwo uhindura ikibitsinda so iyi concert nijye uzatangira kuririmba nta muhanzi nzatangiza nzabakiramo hagati line up ntabwo ari ibanga irateguye twaza kwibasharinga mukareba nta banga tuzakora nta banga ririmo nijye uzatangira nanjye uzaheruka isaha ya mbere nijye uzaburi kuri stage muzaze muzabibona ntabwo nibwira ko abahanzi dukwiye kubabona gutyo wenda n'amazina society ya Twitter ariko impamvu ntumira abantu nuko bashoboye bafite package yo kubahereza mwese iki gihe rero nashatse nshaka gutangira kabisa gifite amasaha hakiri kare abandi bo bazaza nyuma nta muntu uzatangiza n'uzaza mbere cyangwa uzaza nyuma ntabwo ari kubera rights dufite mu muziki arizo muduhereza je ntabwo ariko tubyita twese twibona nk'ijwi rimwe mu kuramya Imana byaba byasubijwe byose ibyo bitatu yego ubucuruzi bihoraho ntabwo nabyita igihombo ahubwo nabyita ubunararibonye ni amasomo wiga kandi agufasha gutera imbere twese duhura n'ibintu biduhinyuza rero nta gihombo nigeze ngira ahubwo n'ubunararibonye nungutse n'amasomo yo gukomeza dukomeza imbere mu muziki so uyu mwaka rero nafite gahunda itandukanye bitewe n'icyerekezo twari dufite na team yanjye gutryinga experiences zitandukanye n'ahantu hatandukanye kuko hose turahemerewe ndababwiza ukuri ndabizeza ko hano tuzagira ibihe byiza turiteguye n'abantu twese muri kutureba hano n'abantu bataragera hano bahawe amahirwe ahantu hose turahemerewe ni heza mureke hose tuhatryinge turebe amashansi ahari yo kuhakorera ikibazo cya kabiri yambajije recording uburyo bwa recording niba waragize ikibazo cya recording akaba ari mpamvu mfite team ingira inama y'uburyo tugomba gukora ibintu byose no gutryinga approach zitandukanye nta kintu kibi kigirisha inyuma kuko concert yabereye muri BK Arena nta error nimwe yigeze bo muri production ahubwo icyo nakita amasomo twize nuko nababwiye ko ari tugenda twiga gukora hari ukuntu iminota nshobora kugutumira nka guha isaha
ngewe nkafata isaha nkabaza ko ibyanjye biraza kuvamo ibyo byose ni ibintu tugenda twiga tukabyajustinga neza tukareba ukuntu twakora ikintu cyiza ariko ntabwo ari ikibazo cya recording kuko umutima w'iyi concert ntabwo ari live recording nenda naranabyanze ngiye kuzarecordinga kuko indirimbo mfite zose narazibaye muzi EP cyashya iri hanze nta ndirimbo nshyashya izaririmba muri concert yanjye n'iza ndirimbo zose n'iza ndirimbo zose tuzongera kuririmba mu buryo bwa live izidafite amashusho tuzayabona ariko intego ya concert ntabwo ari live recording gusa muranatangiye kare nabyo hari inyungu zabyo byo gutangira kare kugira n'igihe kitagufata ariko umutima wa concert ni East experience no kuramya no guhimbaza Imana niho amaso yacu yerekeje hanyuma ku bya production bizagenda neza isaha yose umuntu yarecordingira yaba mbere cyangwa nyuma byaba ari byiza ariko again ahantu dukorera baduha amasaha yo gusoza iyo urengeje amasaha niba hano tuzahasoza saa 3 ntabwo byemewe kurecordinga amasaha nyuma yaho byose rero tugenda tubyiga n'ukuntu twakoresha igihe neza murakoze about Sharon ntabwo aricyo amatike birahindagurika buri kanya online ariko icyo nababwira nk'abanyamakuru twatangiranye concert itaratangira dukomeze dusunike twe kwirara amatike yagiye cyane na 50k yarashize and ibindi byiciro yo aracyahari ariko ntabwo namenye imibare isigaye mu by'ukuri kuko online buri kanya umubona notification abantu baraguze and murabizi hano ukuntu munze kubona concert mu cyumweru cya nyuma nibwo abantu bakanguka cyane ariko icyo nabasaba ni ugukomeza kudufasha nubwo babagura amatike 10 20 100 cyangwa 200 abo bantu turabakeneye mukomeze kudufashe gusunika nkuko twatangiranye imbaraga dukomeze dusunike tuzemeze ko ibintu byarangira ariko tuhibere turi kubibona n'amaso yacu online ho birahindagurika kandi abantu barimo baragura binyuze mu mufatanye mu buryo dukorana mu buryo dupostinga hari umusaruro byagize yego murakoze Sharon ntabwo ari umuhanzi wenyine tumaze gukorana nabanje gukorana na Rachel muramuzi twakoranye indirimbo ebyiri yaje kuba umudamu nyuma Sharon rero na excuse me ni umuhanzi ushoboye kandi twakoze projet ebyiri zigenda neza so ni umukozi w'Imana nemera rero cyaka kubashimira about abantu banabonye kuri stage imwe muri Gada 25 arabakuru avuga ko ashobora kuba ari makamba je uyu munsi naje kuvuga kuri concert ntabwo naje kuvuga ku bintu bya relationship cyangwa n'ibindi impamvu turabona kubera East experience tugume muri uwo murongo kuko dufitanye partnership n'abantu benshi batandukanye kandi b'abahanzi twemera pe murakoze yabaje expectations zawe kuri East experience according to the wahozeho live concert expectations zanjye nuko dukomeza kugira ibihe byiza kuko mwarimu hari kiriya gihe n'ubu muracyari n'Imana yacu ntiyahindutse tuzagira ibihe byiza twese turiteguye expectations mfite nanjye ndi expectant nkamwe n'ubwa mbere ngiye gukora kuri Pasika ntabwo nzi vibe ya Pasika ukuntu bimeze kuko last time twakoze atari kuri Pasika ariko nshaka kureba ikirere cyo kuri Pasika abantu bari muri Pasika bameze gute so nanjye ndi expectant mfite amatsiko y'ibintu bizaba gusa kuri side yacu turiteguye hari umuziki mwiza dore ko n'abantu benshi bawukunda timu zose turi kuvugana aba partners abashinzwe security tuzafungura saa 8 saa 10 tuzaba dutangiye abantu nababwira bazaze kare kuko iyo muhageze kare bidufasha kubakira neza no closing imiryango kugira tugire experience nziza tunataye hakiri kare thank you tunyamakuru activity na Radio DC ndamanza mbaze ikibazo nta kibagiro wenda kirebana na hoteli ukomeje kuvuga ko hari imiziki myinshi kandi turi kuri Pasika ntabwo nigeze numva mu pastor uzaza gusobanurira abantu Pasika kugira ngo tujye mu mwuka cyane twasobanukiwe neza Pasika n'ibyo kutujyana mu mwuka ibyari byo nagira ngo uze kuba ku muzo wa site tuzigira tubone Apotre Masaso abwiza ko yagufashije gushize ikindi nshaka kubaza ari mu bavuze gatungo bavuze ngo ntabwo ufite inzozi zo kuba umuhanzi ngo ni imboga zimejeje waciyeho burere imboga zimejeje ari kuntu umuntu ashobora gusoma ntizongere kumera nahise numva igizemo akantu ko Rwanda bwanditse urongera avuga ngo ushaka amafaranga ngo ntaze muri ibi bintu kandi mu by'ukuri
bagira ikintu bavuga kuri Pasika. Ese Pasika ivuze iki kube turi gucamo ku muryango, kuri community zacu mu bihe bitandukanye, ariko dufite aba speaker babiri. Reka mbagire ibanga, ntabwo ari ibanga murabazi, ariko byaba byiza reka revealing ibintu byose bateguye igihe bazajya interruptinga praise and worship, ba delivering a message, basubire kwicara dukomeze turamye Imana. Barahari yego, and icyo imboga zimejeje n'urugero natangaga, ariko tubijajize twareba the whole picture, ntabwo twareba imboga zimejeje, hari igihe zidakomeza kumera, hari n'izikomeza kumera. So ubwo byajya mu bintu byinshi umutima nashakaga kwerekana, ntabwo nari mbikwiriye. Nibaza Imana ihitamo, ntabwo ari ari guhitamo, ariko umuntu uva muri family nziza, ubibaye n'igihe kinini, wabikoreye, ufite skills, wize umuziki muri amashuri tuzi, ntabwo ari njyewe nicyo kintu nashaka naho ngaho ndi bitekerezo bya naho ngo biri, ntabwo nari mbikwiriye. Urabona imboga zimejeje na sinzi ukuntu zigaragara muri society, nge niko mbibona, ariko Imana hari ukuntu ushobora kuguha agaciro, izo mboga zigakiza umuntu, zishobora no kutaguma, ariko agakanya tuvuga amakoze duhagaritse kuyakora, naguma ndi grateful kuri Imana dukoresheje mu buzima bwacu, kuko tubikora mu izina ry'Imana, ntabwo mbikora mu izina ryanjye. Ariko my hope nuko iki kintu kizagumaho. Nshobora kuba nakoresheje rero urugero, ariko turebe urugero rw'ibintu bihoraho, kuko Imana izakomeza kudufasha hamwe natwe twese ukuntu dukorana. Ikintu yambajije cy'urugendo kuvuga ngo nta mafaranga ari mu bintu, ni inama mpereza abantu. Ibi bintu tubikora kubera umuhamagaro, iby'amafaranga ni ibintu bigufata along the way mu rugendo. Ntabwo hano level yacu turiho, ntabwo abantu babikora kubera ko babonamo amafaranga, babikora kubera first of all ari umuhamagaro. Icyo ngicyo tucyemeranyeho, ni ikintu musanzwe muzi no kundusha. Rero umuntu ashaka kumakinga amafaranga, ahantu hambere namubwira ntabwo ari muri ibi ngibi, kuko ibi ngibi ni long term investment. Iyi ni concept ya kabiri ngiye gukora, uko Imana n'ukuntu tugenda tubona inyungu, undi mwaka hari ukuntu hagenda yongeraho ikintu, ariko ndi wa muntu ushaka gukubita deal nahita mbona yanjye nkagira. So ntabwo ahantu hambere nabwira umuntu hari muri ibi ngibi, kuko iyo ushyize amafaranga imbere ni ukuri hari ukuntu ushobora kubura abantu ariho byiteje. Ikindi I wish dufite umuntu coveringa ibintu byose. None ndi no gukora nacyo gisubirizemo, none ndi gukora concert zishyuza. Impamvu twishyuza zira ticketing no kugira covering expenses zibanze z'ingenzi. Ntabwo turagera ahantu tubona amafaranga twifuza ko mu zindi industry, ariko hari generation bizabamo natwe yacu birimo, ariko ntabwo biri ku bahanzi bose. Ariko hari utundi tuzi, hari izindi professionals zitanga amafaranga, abantu bose hari indi standard ihari. Hano ro kuri gospel irayatanga, ariko bisaba kubanza kwitanga, uze muri context yo kubona abantu first of all message uri muri delivering. Nicyo kintu nabivugiyeho. Yego, urugendo rwanjye Fifi wabimbasha gukora kuri TV10, nari mu banyakiye bwa mbere. Njyewe nza nabaganje ubwa mbere, ntabwo nabaganze ibintu ndimo pe, ariko hamwe no gukomeza gukora ibintu ugenda mbona bihinduka, ugakora indirimbo ukabona abantu barayikunze. Buri gihe mpora ntungurwa n'iya ndirimbo, mpora ntangazwa n'imbabazi zawe. So nanjye mpora mbona ama surprise muri ibi bintu, kandi ndacyakomeje. So ndashimira Imana pe, ndabonye ubuntu bw'Imana cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Bienveni muri Radio Mutima. Nashaka kubaza Krizo byinshi mwabigarutseho, ari akabazo kamwe nashaka kubaza, ni iki muri gutekereza ko ari mu ntara? Tumaze gukora amakonseri atandukanye, ariko n'iyingiyi akomeye, ariko se bari mu mijyi yo mu ntara nayo isa nkaho iri kuzamuka itera imbere, n'iki mwatekerezaho? Hanyuma ndabazana kandi kabazo ko kubafatanyabikorwa, wenda sinzi kuza kureba uri musubize, yaba ari Africa Mall cyangwa se Bijuteri n'undi wese, uretse kuba mushyigikira ibikorwa nk'ibi bya gospel by'ivugabutumwa, haba hari umwihariko ku bashobora kubakiraho serivisi babasanze mu registre muri icyo gikorwa, haba hari discount runaka se batandukanye n'abasaba mu ofisi yabo, aho ufite igisubizo kijyanye n'icyo ngicyo yadufasha. Murakoze. Basubize noneho twakire ibibazo bibiri, ariko hagati twakire Arsene Tuyi, nawe yagize impamvu zatumye akererwa, ariko nawe azadufamira muri
yabinyujije bitangazamakuru hari icyo murakora nk'abahanzi bo mwitwaga RPR kugira ngo ukuboko umuvandimwe ariko tuzakererwa no muri concert. Reka papi asubize. Murakoze cyane. Nyuma njye muri ADPR ntabwo mpagarariye abahanzi. Mpagarariye abahanzi bose mvuge ngo ndabashyira hamwe hanyuma dushaka inkunga. Gusa ndakeka ko mu minsi ishize hari ibyo twakoze kuri All Gospel. Twakoze contribution nanjye nari ndimo. So nihagira n'ikindi gikorwa kizaboneka muri organisation tuzabikora rwose nta kibazo. Uranyuzwe se? Uyu ngo yashaka kubaza uko team na Dorcas nawe arahari. Mu minsi ishize ntabwo bamubonaga cyane ko twari dufite uruhinja ariko ubu ngubu rwatangiye kurya twarusiga. Hanyuma ukuntu tubyiteguye ndumva nijoro ryashize nibwo twarangije ama practice, basigaye gukora sound check. Niba ureba hano hepfo batangiye gutegura ibintu bya sound tukiri kuwa kane, birumvikana ko bizagenda neza byose. Turiteguye na Chris ariteguye kandi na team tumeze neza rwose. Murakoze. Yego nyiteguye isobanura bira byose manje kubasaba imbabazi. Kuba hari ibintu ugomba kwitrovingamo ukaza utinze kiba ari ikibazo, ariko ntabwo byanturutseho. Hari ntuze narindi gukora wenda biraba ngombwa yuko mbivugaho. Hari control nagombaga gukoresha y'imodoka. I'm very sorry. Nari nibagiye ko that ari ibintu bitanemeranyirizo ko ubu bishoboka, ariko hari umunsi wo kujya kuyigira. Nibyo narindi nta kindi kintu ariko nabisoje byagenze neza. Iyo byaje na police biba ari ibindi bintu gukomeza gutwara ikintu kidafite control n'ibibazo. Mu mbabare kubw'icyo ngicyo. Ikindi nababwira ko we are ready kubw'umuvandimwe Krizo. Ni inshuti, cyo ni ikintu cya mbere, ni umuramyi mwiza. Harumbaje ngo impamvu nakunda kugaragara mu bindi bitaramo byinshi kandi ndi umuramyi mwiza. Njyewe nemera mu kintu kitwa niba nabyita niba ari ugutegurwa cyangwa kwemerwa n'Imana uwo munsi. Ntabwo byashoboka ko buri kintu cyose cyajya kibukirimo niba uwo munsi Imana itakwemere hari abandi yemeye igiye gukoresha kandi n'abakoresha neza. Kuko ikintu nemera nuko Imana buri kintu cyose gitegura kuri special purpose. Hari umuntu ikeneye gusura cyangwa harundiro, niba uwo munsi utabashe kuhagera icyo nemera Imana yabyemeye, iyo byagenda gute wahaboneka. Kuba ntaboneka birashoboka ko ari ibyo Imana iba yapanze, ariko nta kintu njya nanga kubera nkanjye ubwanjye. Ikintu nemera nuko Imana yabyemeye ndabikora kandi bigakoreka neza. N'urundi rugero nuko ku cyumweru turi kumwe. Thank you so much. Murakoze. Ubundi Kristo tuziranye kera. Wenda mvugeho gatoya ku mateka, ntabwo ndi butinde. Kristo yigeze kuba umupianiste wanjye yacurangiraga piano. Nagiye kuririmba ahantu rimwe hari Nyamirambo muri Assemblies of God. Bagezeyo umuntu acurangira nabi, abantu baririmba barabyumva. Iyo usanze n'umuntu udacuranga neza kandi bakubwiye ko ibindi byose biraza kuba biri set, ari nabwo wenda twafashe gahunda y'uko tuzatujyana n'abacu, ariko buriya tuba turi kwiga. Ancurangiye nabi haciye umwanya njya kubona umuntu avuye mu bakristo sinari muzi, araza ndavuga nti wa mugani ngo nubwo biri gupfa reka nizere n'uriye. Araza aracuranga, icyo gihe tugira ibihe byiza cyane. Nkitaha hari umumama wo bari muri Belgique, naramwandikiye, yari umukuru wa worship team bari bantumbiye, musaba nimero za wa mu pianiste waje bwa kabiri, nyine waje kudufasha gufungura ikirere. Rero birangira nimero ziguye kuri Kristo, yari Kristo. Turakorana, hari concert nigeze gukora yitwa Icyaremwe Gishya. Uyu niwe yari ari kuri piano, nimujya mureba ajya akunda kunshinja ngo naramukase mu bantu ariko naramukase n'abakameraman. Muri bose araclaiminga ngo muri waramutse Rwanda twakoze live. Buriya niwe wari uri kuri piano. Rero aho ngaho Grand Frere yakoze mu mujyi icyo gihe, ntabwo yari yaragiye hanze. Kristo niwe wari uri kuri piano, niwe wakoraga part icyo gihe. Twatangiye kumenyana gutyo.
ukabona n'umutima w'umuntu. Frankly speaking, hari umuntu mukorana mukaba mwahuzwa n'akazi, ariko hari n'undi mukorana ukareba umutima wiwe ukabona n'umuntu abaramyisinzi. Nibyo mpamvu bakunda kuvuga ngo dukunda kuririmbisha umutima we nawe utangiye kuwufiringa ako kanya, dutangira kuba inshuti. Apatsi ibyo ngibyo agenda akora intuze, ibyo agiye akora nanjye bigenda binezeza, agenda zamuka, bigeze nzira kuza kumubona hano. Kuvuga rero ku niba ari njye nibo banyaprochinze, yarambwiye ko this time Imana yabyizeye. Rero kuva Imana yaratwizeye niyo mpamvu turi hano kandi tugiye gukorana. Thank you so much. Murakoze, turi kugana ku musozo. Turi hano kandi turashimana ko imyiteguro irimo iragenda neza. Mu buryo ibintu birimo birakorwa, twizeye ko ku cyumweru tuzaba turi mu mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza. Ku bijyanye n'ibikorwa byacu, abazabikenera ibi bikorwa by'ubwikorezi cyangwa kunganirwa muri gasutamo cyangwa ububiko, tuzaba duhari kuri ground turimo turabafasha. N'abandi baba babikeneye mbere y'uko uriya munsi ugera, mwazatugana kuri ofisi zacu, dukorera mu Ngandi Masoro kuri Africa Global Logistic. Hari n'abantu bajya babona icyapa hano ku muhanda wa 12, naho ngaho niho uwakenera kutugana niho yadusanga. Murakoze, muzaze mwese turamye Imana, tuyihimbaze twibuka urupfu n'izuka rya Yesu Kristo. Murakoze. Murakoze cyane, ishema hano. Yes, murakoze cyane. Icyo navuga, we're very honored to be working with Kizo, and natwe tuzaba duhari kandi mwatugana ku maservices yose bitanga. Thank you. Bijouterie magnifique. Murakoze cyane, natwe dushimira Imana ko twongeye gukorana na Kizo. Mbere yo gukora business, ubundi natwe nk'abakristo ni inshingano zacu natwe gushyigikira ivugabutumwa kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Icyo twavuga rero, hano tuzaba duhari dufite abantu bashobora gusobanurira abazaza muri concert ibyo dukora. Ntabwo tuzazana product, ariko tuzatanga amakuru. Ikindi ni uko dukorera i Remera mu Giporoso muri St Peter's House. Abashaka kutugana bashobora kutugana. Ikindi twavuga ni uko dufite packages nziza ku bantu mushobora kuba bategura ubukwe ariko badafite amafaranga. Ugitangira gutegura ubukwe ushobora kutugana, ukorohereza kwishyura, ukaza ugahita bimenya izo arizo zose. Turabafasha, ariko n'ubundi nibaza ko nk'ikintu dukora ntabwo ari ikintu wasanga ahandi hose, ko waza ukavuga uti wenda ufashe impeta za miliyoni no kuzamura, ariko tukakorohereza muri ayo mezi yose uri gutegura ubukwe, kuba wagenda wishyura make make kugeza igihe uzakorera ubukwe. Iyo ni option imwe. Dufite na option ihendutse, uzanye n'ibihumbi 30 muri impeta, hatagira abantu ko bagira ngo tugire izihenze gusa. Basore namwe ngumi nabyumvise. Thank you so much, Maran Design. Murakoze. Nkuko natangiye mbivuga, Kizo turakorana, tuzakomeza dukorana. Twarabiganiriye abizi nyuma y'iki gitabo tuzakorane, kandi ikintu nabwira Kizo ni iki Imana yabaye cyagihe muri Big Arena, ya Mana yacu iracyahari, n'ubu izaba ihari, ndabyizeye. Tuzashima igitaramo, ariko nk'umuntu uhagarariye Maran Design, twebwe dukorera mu mujyi hafi ya statistique, ariko hari surprise nshaka gukorera Kizo. Ndashaka ko Maranatha Rurema yaza akagira ijambo abwira Kizo. Atari no muri business, so muri business nabwo ni byiza cyane. Twacanye muri byinshi, turacyabicanamo, tuzanakomeza. Icyo nabwira bitabiriye hano, hari ama business cards bakeneye service zacu, no ku ma social medias aho babona service zacu. Ikirenzeho kuri ibyo, abazabitabiriye extra experience, uzaza yerekana ticket yaba nyuma cyangwa n'ubu, afite discount ya 25%. Wow. Ubwoba bwinshi kubera ko Kizo yarakomeye. Kuririmbana n'umuntu wakomeye bisaba gutegura mu mwuka,
gategura no mu buhanga. Rero kuvuga ngo uze gusabira abantu muri konseri y'umuntu wakomeye abapfunyikire reka nkoresha hoteli biba bisaba kugira ubwoba ugategura ibintu byenze neza rero nabyita. Ikintu gusa nicyo mbabwira, dufite Imana, twizeye ko kuri uriya munsi tuzakora ibijyanye n'ubushake bw'Imana, cyane ko dufite indirimbo tuzaririmba zijyanye n'igikorwa tuzaba turimo cya Pasika. Imana y'Imana atezura ariko wabona nawe akatubwira muzaze tubahe Imana turi muto, muzaze tubabwire Yesu n'umucunguzi, hanyuma mutahe mujye kuryama mumeze neza. Arakaze cyane Fazo, rekana naho babwira bakaza bari expectant, kuko biroroha gusavinga umuntu waje witeguye, n'ukubabwira bakaza bari expectant ko hari impamvu Imana yatumye ko biba kuri no Easter. Ikindi kintu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo buri munsi uzana n'ubuntu bwawo, umunsi wo kuri Easter turizera ko hari kizakoreka. Baze bari expectant, baze ari benshi, baze bari ready kwishima mu bwami bw'Imana. Thank you.